Inkuru nziza ku banyeshuri mwakoze ibizamini bya leta ni n'inkuru mbi ku banyeshuri mwakoze ibizamini bya leta. Itangazo ryihutirwa rireba abanyeshuri bose mwakoze ibizamini, ndetse iri tangazo riraza kutwerekeza ku bakoze ibizamini ku rwego rw'amashuri rwisumbuye rwa kaminuza. Bivuze ngo hari inkuru nziza n'inkuru mbi kwa bano banyeshuri basoje amashuri ku rwego rwisumbuye rwa kaminuza, bazahabwa amadiplome bagatangira guhangana n'abandi ku isoko ry'umurimo. Nanone ritangazo reka tumanuke tugere mu wa gatandatu segonderi, ubwo abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta abazatsinda bazahabwa buruse bajye kwiga muri za university z'u Rwanda. Bivuze ngo aba bazahabwa buruse mu cyiciro cya mbere, icyiciro cya kabiri nacyo gifite buruse yacyo, icyiciro cya gatatu n'icyiciro cya nyuma naho bafite inkuru mbi n'inkuru nziza. Bivuze ngo ibyo byose ndaza kubigarukaho. Bivuze ngo twikoze mu wa mbere primaire, twikoze mu wa kabiri primaire, mu wa gatatu primaire. Umwana wakoze ikizamini mu wa mbere primaire akaba yenda kwimukira mu wa kabiri, ubwo yiganaga amakayi 3, amakayi agiye kuba 5. Bivuze ngo mu wa kabiri muzajya mwigana amakayi 5, no kuvuga ngo mugiye kujyana none mwiga amasomo agera muri 5. Bivuze ngo harimo imibare, harimo ikinyarwanda, harimo icyongereza, ndetse harimo social studies, ndetse harimo n'andi masomo menshi ndibuze kubasobanurira. Bivuze ngo no mu wa gatatu nuko amakayi azaba yabaye 15, mu wa kane amakayi azaba yabaye 20, mu wa gatanu amakayi azaba yabaye 25. Bivuze ngo rero ababyeyi babano banyeshuri barasabwa gushaka ibikoresho hakiri kare, kubera yuko abanyeshuri bazasubira ku ishuri mu kwezi kwa 8 mu matariki ndibuze kubabwira. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Je mugiye kubana mwana makuru, nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Ni inkuru nziza ndetse ni n'inkuru mbi ku banyeshuri mwakoze ikizamini cya leta, ndetse iri tangazo rirareba buri munyeshuri wese wakoze ikizamini cya leta. Nuvuga ngo iri tangazo ryagenewe abanyeshuri ndetse n'abarezi bareze abanyeshuri. Bivuze ngo cyane cyane ababarera mu rugo pana abarimu babigisha. Cyane cyane ikigo gishinzwe ibizamini ndetse n'uburezi bw'abana NESA yagaragaje ko mu gihe abanyeshuri bari mu rugo ndetse abanyeshuri bitaweho neza n'ababyeyi babo, bivuze yuko nta mwana urumvikana yagiye mu ngeso mbi, izaba iz'ubusambanyi ndetse n'iz'uburaya. Bivuze yuko aba banyeshuri batashye bakaguma mu rugo ndetse bagafatwa neza. NESA rero ikongera gushimira ababyeyi ba bano bana, gusa irongera kubibutsa ko hakibura igihe kinini kugira ngo basubire ku mashuri. Bivuze ngo rero aba bana bagomba kubungabungwa paka basubiye mu mashuri. Bivuze yuko rero umuntu wese ushaka kujya kurikirana Kidasamura TV Rwanda, bivuze ngo ikintu akora no gukora subscribe kugira ngo tujye tubana. Rero reka tugaruke ku nkuru mbi ku banyeshuri bakoze ibizamini bya leta. No kuvuga ngo mu rwego rwa kaminuza mu bagiye guhabwa impamyabumenyi za kaminuza harimo abari kuvuga ngo nibarangiza ano mashuri bazabona akazi. Bivuze ngo n'abarangije mu mwaka w'ibihumbi 2023 barakicaye ntibarabona akazi. Wowe urangije amashuri mu mwaka w'ibihumbi 2025 ngo uhise ushaka akazi na experience ufite. Bivuze ngo banzuze ukubitwe n'agasima, ubundi akazi kariko kose ugakore, kaba ikiyede, kaba kubukarane, ndetse kaba kubuhinzi cyangwa ubworozi. Aka kazi karagutegeje hano hanze ahangaha. Ubwo bwenge bwanyu mwakuye mu makaminuza mu buyoboke mubuzane mu buhinzi n'ubworozi. Turabakeneye muze ku isoko, ndetse tujye duhanganira ku masoko. Ibyo kuvuga ngo muzajya kwicara muri ofisi wapi. Bivuze ngo iyo niyo nkuru yanyu nari nabateguriye, kandi ibyo mvuze ni ukuri, ntago njya mbeshya. Ngira ngo Kidasamura TV Rwanda murabizi yuko avugisha ukuri. Nshatse kubabwira yuko ahanze akazi karabuze. Mwe murangije kaminuza rwose muze mu buhinzi n'ubworozi, muze mu buhinzi n'ubworozi, muze twikorera amafaranga, twirira amagi, twinywera amata, ndetse duhinga ibijumba twirire rwose. Ibyo kuvuga ngo muzabona akazi ko muri ofisi ko rwose nimuzagategereza, kuko nimugategereza muzaba bashomeri, kandi kuba bashomeri bizakuriramo ko muziba kandi mukishora none mu ngeso mbi tudakeneye kandi cyangwa tudashaka. Bivuze ngo rero akazi kose uzagakore, nuzavuga ngo nge narangije kaminuza nago ntajya hariya ngo nsorome ikawa, nago najya hariya ngo nsorome icyayi, nago najya hariya ngo ngire oya. Ibyo ngibyo uzabikore, kuko akazi kabi kagoyesha akeza. Bivuze ngo nanone ni inkuru nziza ku banyeshuri mwakoze ibizamini bya leta mu mwaka wa gatandatu wisumbuye. Rwose muzahita muhabwa boruse mujye kwiga mu bigo bya leta, ndetse mwigira ubuntu munahembwa amafaranga ya buri kwezi nta kintu mwakoze.
bivuze ngo rero iyi ni inkuru nziza ku banyeshuri mwakoze ibizamini bya leta mu mwaka w'ibihumbi 2025. Bivuze ngo nane reka tugaruke ku bana bo mu wa gatatu bakoze torokome. Bano bana bahabwa rizati, no kuvuga ngo nesa iragaragaza yuko umwana iyo yize amashuri abiri abanza, amashuri atatu yisumbuye, ntago abarangije amashuri ku buryo ashobora guhabwa aka kaboro kitwa rizati, ugasanga yavuye mu ishuri ngo ngafite kimwe cya kabiri cy'amashuri. Komeza wige urangije segonderi ndetse ujye no muri kaminuza kugira ngo urwego rw'ubumenyi bwawe rwaguke bujye hejuru, kugira ngo ubashe kuva aho uva naho ugera. Rero nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV